ahubwo Kristo yaje asimbura byose aba ari uhinduka modere yo kugenderwaho. Exactly. Cyane rwose. Singira ngo nicyo bishatse kuvuga. Yes. None dore ahantu abantu ibintu bibacangira. Mu nsengero ahantu abantu baba, abantu bigishwa n'ababwiriza butumwa bitewe n'umubwiriza butumwa n'icyo ashaka n'uburyo bwe yasetinze, uburyo bw'imyigishirize n'urusengero rwe. Agenda akagenda akareba muri ya mategeko, akakubwira urugero, akavuga ati muri ya mategeko yose yo mu isezerano rya kera, akavuga ati isabato nutayubahiriza ntuzajya mu ijuru. Abandi bakakubwira ati twebwe twakijijwe n'ubuntu turi abakristo, isabato nta kikivuze kandi iracyari muri ya mategeko. Undi nawe akagendayo akafatayo itegeko rimwe kubera ko rimurengera, akavuga ngo ibi ngibi bigomba kubahirizwa gutya, nutanabikora ahubwo ni umuvumo uzakujyaho, mikasiri izakuzuraho kubera ko agasomye mu isezerano rya kera. Abantu hakibaza guki abantu bavuga ngo bayoborwa n'ubuntu bwa Kristo, ariko ugasanga hari ibindi bagenda gutoramo hariya nabyo bikatubera umutwaro. Bayoborwa n'ubuntu cyangwa bayoborwa n'amategeko? Ugasanga abantu baribaza, ariko aba bantu ibyo batubwira ni ukuri cyangwa ni ukugendera ku marangamutima y'ibyo bashaka? Urakoze cyane. Ndavuga amagambo atatu gusa. Isabato ni ijambo rirerire, wenda abantu niba bashaka turiganira bazaduha ibitekerezo, kuko nkunda kuvuga cyane ngo bajye baduha muri comment tumenye icyo tugarukaho cyane, kuko buri munsi niba tugira umwanya wo kuganira n'abantu b'Imana tudukwiye kugira icyo tugarukaho kugira ngo barusheho gusobanukirwa. Rero amagambo atatu: icya mbere, Yesu ni umwami w'isabato. Icya kabiri, Yesu niwe sabato. Icya gatatu, yaranditse umunsi akiza umuntu, umunsi w'isabato. Umuntu wari ufite ubumuga yaramukijije, hanyuma bavuga bati wabikoze gute? Ibuka hari ku munsi w'isabato yababwiye ijambo rivuga ngo data kugeza uyu munsi arakora, nanjye nakora. Ni ijambo rivuze ngo ntabwo isabato yakubahirizwa ku rutagi. Ni ijambo rivuze ngo Kristo niwe sabato kandi niwe mwami w'isabato. Ntabwo abantu bari busobanukirwe cyane, kuko ntabwo ushaka kuritindaho, kuko iyi ni dependent. Nava mu mirongo nkava hano nkajya hariya nkajya hariya, ndabivugaho gutyo na ibintu bitatu nsubije. Yarivuze ngo data arakora kugeza uyu munsi, nanjye ndakora, kandi kari ku isabato. Kandi abari bamushinja icyo cyaha cyo kubahiriza isabato byarangiye bakibuza icyaha. Kuvuga ngo Kristo ahari niwe mwami w'isabato, kandi isabato y'abantu b'Imana bacunguwe ni Kristo. Aho niyo bavuze ngo ntibari bubyumve cyane kuri isabato ari Kristo, ntabwo bahita babyumva. Ijambo rya kabiri, umwami w'isabato kunari Yesu, ariko uzagira impamvu n'impungenge yemerewe kubaza tukamusobanurira byimbitse. Yego, twakomeza tunasoza turi igikombe cy'indenge, ariko bye kuko ushaka, kuko uko ushaka. Abivuze ngo ahabwa imbaraga ziramukomeza. Ageze ku musaraba ngo arebye hirya arebye hino abona birakomeye, ngo ahita avuga ngo eri ramasabakitani. Yaravuga ngo data niki kundekesheje. Aho ngaho niho yavuze ngo fasha ubugingo bwanjye mushyize mu biganza byawe. Arinda aca acyubaha Imana. Abantu benshi bajya bavuga ngo none se niba twaracunguwe n'ubuntu ngo amategeko aba ari ayiki? Hari ubwami na bumwe butagira umurongo? Ntabwo. Igihugu cyose kikubwira ko ari igihugu kigira itegeko nshinga rikirinda rinakiyobora. Amategeko y'Imana rero ni nk'itegeko nshinga buri. None se ubwo ayo mategeko ko tutari abanyamategeko, ayo mategeko ugavuga ni ayahe? Amategeko ni ukuvuga ngo ni nk'umurongo ngenderwaho w'icyo abantu bakwiye kumenya. Ni ukuvuga ngo kuba wakijijwe utegetswe kumva icyo Imana yavuze, icyo Imana yabuzanyije. Turimo turajyana. Niba Imana ivuze ngo ni ukuri, ugomba kumenya ko niba turyemera. Ariko iyo ubaye umunyantege nke, wirenza amategeko, kurenza amagambo y'Imana, kwibagirwa ibyo Imana yavuze, ukamera nk'upinze. Aho rero aba banyabuntu
bavugwa none batandukaniye n'ubwo buntu bw'Imana tuvuga. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bari mu isi yose agakiza. Ubuntu bw'Imana ni imbaraga zibohora. Ubuntu bw'Imana ni ugucungurwa nta kibuzi. Ubuntu bw'Imana ni ukubohoka kubera imbabazi z'Imana n'amaraso ya Yesu. ibibazo bigoye cyo ngaho nimwize dore umukiza araje nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba imuhindura umwami muri bene se bose imuha icyubahiro. Haleluya niyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara. Iyo n'Imana niyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara. Yes, inshuti bakundwa mukomeje kudukurikirana kuri iyi miyoboro, tubifurije amahoro y'Imana. Imana ibane namwe. Aha ni kuri Mos TV no kuri Yana Media. Nkuko bisanzwe tubagezaho ubutumwa bwiza kandi tubifuriza umugisha no gukomeza gusobanukirwa muri uru rugendo dufashanya. Ikiganiro tugiye kubagezaho ni ikiganiro kigusobanurira iby'ubwami kugira ngo urusheho kumenya byinshi. Tubahaye ikaze rero, kandi imbere yanyu kuri kamera murahabona umubyeyi wacu, umushumba wacu dukunze kubana kuri iyi miyoboro adusobanurira ibintu byinshi cyane ku bijyanye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kugira ngo itorero ry'Imana rikomeze ryubakwe kandi dukomeze urugendo rujya mu ijuru. Mushumba karibu. Murakoze cyane. Mwadusengera tugatangira iki kiganiro. Mana nziza turagushimiye, turaguhimbaje kugira neza. Umukozi w'umuhanga warakoze kuturinda twebwe ubwacu, ukarinda abana bawe bari mu mpande zitandukanye z'isi, abadukurikiranye bari mu Rwanda ndetse n'abatari mu Rwanda babasha kumva ururimi tuvuga. Turasenze ngo bazahembuke kubwira ijambo ryawe. Uyu mwanya ntubipfabusa, ahubwo umwanya uzahembura benshi. Uzaba ababaye azabuhuke, umunezero uboneke. Uzaba arushya azaruhuke kubw'ineza yawe. Uzaba abuze uko agenza azabona uko agenza. Uzaba yumva hari ibyari byamurangiranye azasubizwemo imbaraga. Umuntu wese azavanemo icyubaka ubugingo bwe kandi kimufasha mu buzima bwa buri munsi. Dukinguye imitima ngo dukoreshe ibikwiriye, kandi iri jambo ryawe riherekeje imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane mushumba. Tudatinze rwose, hari ibibazo abantu bagenda bibaza. Iyo twagize amahirwe tukababona, twifuza ko twabibagezaho namwe mukadusobanurira kugira ngo abantu benshi bafite ibyo bibazo babone ibisubizo. Yego. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ubuntu. Ubuntu ni iki? Muri iyi minsi hariho abantu bavuga ngo bariya ngo n'abanyabuntu, ngo ntago ari abakristo, ngo abantu bafite inyigisho z'ubuntu. Inyigisho z'ubuntu zatangiye ryari? Ni inyigisho zisanzwe muri Bibiliya cyangwa ubuntu ni ikindi kintu abantu batazi? Ubuntu ni iki? Ubuntu ubundi ubwabwo ni ijambo rivuga ngo twacunguwe kubw'ubuntu. Gucungurwa kwacu cyangwa se kubera ko mbere hose kugira ngo umuntu akurweho icyaha yatambaga igitambo cy'ikiguzi. Abaga bafite inka batangaga inka, bafite amasekurume y'intama bakayatanga. Abandi badafite ubushobozi bagatanga inuma z'intungura, bakazigurukaho bakazirukaho igwa ahangaha yikurikirana, kandi byasabaga ko ayizana nta kintu na kimwe yangiritseho. Ntabwo wayizanaga ari agatupi, nta nubwo wayizanaga yangiritseho. Uyipfuye amababa byabaga bihwaniyemo. Nuvuga ngo rero Yesu Kristo aje avuga ko noneho bagiye gucungurwa n'ubuntu bitari bwongere gusaba icyo kiguzi. Abantu rero barabicurika. Kandi ikindi uzi ko hari aho Pawulo yavuze ati none se dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busane? Ubuntu bw'Imana ntabwo budutera gukora ibyaha. Ariko abanyabuntu bo bavuga ko byose Yesu yabirangije ku musaraba. Bavuga ko nta na kimwe, nta muntu ugikora icyaha, k'ubugingo bufite
utakongera kwirirwa ugusaba ko nta cyaha kigifata ku muntu. Niyo mpamvu hari uwo nari mfite uko bisa kose azumva iki kiganiro, yari umwana mwiza tubana dusengana, aza kugenda aba ayobeye muri abo banyabuntu yikubisemo. Twahuye mubajije se runaka kumbona wahindutse, arambwira ati ntabwo nahindutse, ahubwo maze iminsi nsoma ijambo ry'Imana ryinshi ryarancengeye. Abaza ryagucengeye gute? Abarabimbwiye. Ariko nyine ntabwo ahita amubwira ko ari umunyabuntu, ahubwo wowe ingeso ze. Ndayeje namwigisha ndamubwira nese ugikijijwe utarajya mu banyabuntu wari warakoze icyaha cy'ubusambanyi? Ati hoya. Aho ugiriye mu banyabuntu bikoze kangati kenshi. None se wumva umutima ati wabaye mubi, wabaye nk'umukara, ati umutima wanjye ntabwo nezerewe. Ndamubwira ni rero burya nicyo kikubwira yuko nta mahoro y'umunyabyaha ko Bibiliya ivuga. Buriya waratandukiriye, wavuye mu bwiza bw'Imana ujya mu buntu nyine bwabo bw'ubuyobe bw'abatayimoni. Nuko ndamusengera aragaruka, ariko abantu benshi bayoborwa cyane cyane n'ubuntu, cyane ko inyigisho z'ubuntu ni inyigisho zorohereza abantu. Unywa inzoga si icyaha, usambanye si icyaha, mbese mu buntu nyine ibintu byose ni ubuntu, ntuze kuvuga ko harimo ibigoranye. Nicyo kintu rero, ubuntu rero nicyo gicyo naravugaho, tutinjiye mu bintu byinshi ko wambwiye ko urambaza utureze kamwe. Ahubwo reka twitege ko abantu bazatubaza, abazatubaza twiteguye kubasubiza. Nanze kwirirwa asubiza byinshi mujye mu mirongo ya Bibiliya, ariko nihagira uwumva akeneye ko tujya in deep, ndahari. Ndi umuteolojiya kandi ndi umushumba, numva ndafite ubwoba rero bwo gusubiza, kandi ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ntawe busonga bw'ititire mfite. Oya, ibyo gusubiza ndabifite, ahubwo nuko nzi ko uri bumbaze byinshi, kandi twahoze tuvuga ko tutari bukoresha igihe kirekire. Yego, nkatwe b'abapantekote b'abanyamwuka, mu by'ukuri turi abanyabuntu dukurikije icyo Bibiliya yigisha. turi abanyabuntu ariko batandukanye n'abo banyabuntu bavuga, kuko ubuntu bw'Imana bwatugezeho. Yego, uwemera wese gucungurwa n'amaraso ya Yesu ni umunyabuntu. Yego, uwemera ko Yesu yamupfiriye. Niko hashobora kuba haraje abandi bigisha ubundi butumwa, nka bwa bundi Pawulo yavuze, ubundi buntu bugoreka ubuntu nyabwo. Yego, haje ubuntu bugoreka ubuntu bwa nyabwo bwa Yesu. Ubuntu bwa Yesu nubwo kubohoka, umuntu akizera amaraso ye agacungurwa ibyaha bye, kandi akizera ko nakora icyaha babarirwa. Ariko ntabwo ubwo buntu bw'aba banyabuntu gusa ko bumeze. Muzi ko ijuru twarihawe kera, nta kongera kurisubiramo. Epesaje wapi niyo ngo nihannye mu kanya ngo nakurebye nabi, ngo twavuganye nabi ndacumuye, ngo Imana imbabarire. Oya, mu banyabuntu byo ntibiriyo. Niba muhuye mugasekurana, ngo murasekuranye nyine, kandi n'ubugingo buragumamo ntabwo bugenda. Ubugingo bw'umunyabuntu niyo mugonganye mugasekurana mwatekurana n'amakofe, ntacyo bivuze, bugumamo kuri urumva n'ubuyobe rero butavangiye, kubera yuko kwihana ni ikintu gikomeye, kuko icyaha n'urusika rutandukanya n'Imana, kandi nta na rimwe twese tubona ko ibyaha bigize bikurwaho mu isi ngo bizatsemwa kuko mubi yavuyeho. Niko birivuga muri iryo, yaravuze ngo ibi nta hantu twabihungira keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyago. Urumva rero urupfu n'ibyago, urupfu n'ibyaha byose biragendana, kandi byose ni urubori rwa Satani. Aha, ngira ngo abantu bakomeje gusobanukirwa neza cyane. Umuntu ashobora kwibaza se birashoboka systeme y'ubuntu ko turi abanyabuntu tuyoborwa n'ubuntu bwa Kristo? Systeme y'ubuntu Kristo yazanye niyo yakuyeho systeme y'amategeko? Ese birashoboka ko umuntu yayoborwa n'umuntu akaba n'umunyamategeko, byombi ukabivanga, cyangwa kimwe cyakuyeho ikindi, cyangwa byose umuntu arabifatirana hamwe akavanga? Twakijijwe kubw'ubuntu n'imbabazi z'Uwiteka, amaraso y'Umwami Yesu niyo atweza ibyaha byacu. Umwuka wera akatwigisha, atuyobora mu kuri kose, azazamuka n'itorero ubwo Yesu azagaruka. Ntabwo umuntu yaba umunyamwuka abe n'umunyamategeko, kuko amategeko atsikamira ubuntu bw'Imana. Ahubwo ni ukuvuga ngo ubuntu, iyo uvuze ubuntu,
nicyo narishatse kuvuga ngo twakijwe ku bw'ubuntu n'imbabazi. Amaraso y'umwami Yesu, umwuka wera niwe utwigisha. Kuvuga ngo ubuntu twakijwe ku buntu nta kiguzi. Abantu bumva ubwo buntu tuvuga ari nta kiguzi. Hanyuma kabiri, amaraso niyo tweze. Gatatu, imbabazi z'Imana zikabonekera muri ubwo buntu nuko nayo maraso. Kandi umwuka wera akatwigisha akadukuza. Hanyuma amategeko aberaho ibigande. Kandi umwuka wera iyo ari muri wowe ngo akubwira igenda kuba, akanakubwira ngo sigaho. Umwuka wera duhanira gukiranuka, arakubwira ngo sigaho ibi ntabwo ari ibyawe. Biravuze ngo iyo umuntu ari mu buntu bw'Imana cyangwa yacunguwe n'ubuntu n'amaraso ya Yesu, umwuka wera ukamwigisha, ntabwo abe umunyamategeko kuko amategeko aberaho ibigande. Hanyuma abantu benshi bakomeye no wenda hari n'abandi wenda bazakubaza bazi ko isezerano rya kera ryasimbuwe n'iki. Oya, hari ibintu byasimbuwe mu isezerano rya kera, ariko hari n'ibyuzuzanya. Abantu babyumve cyane. Hari ibintu mu isezerano rya kera byabagaho bitakibaho ubu tuvugana, bitanagikenewe nk'ibyo bitambo twavugaga n'ibindi. Ariko ubu tuvugana ntabwo bavuga ngo amategeko y'Imana yo mu isezerano rya kera yasimbuwe n'ubuntu. Oya, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, ibindi nk'ibyo. Ibyo biracyakomeje na bugingo n'ubu, kuko hari ibyaje kugira ngo isezerano rishya ryunganire ibyari bihari. Hari n'ibyaje gusimburwa. Ese urumva niba Yesu yarabaye igitambo kizima kera gishimwa n'Imana, watanga igitambo kindi kiruta Kristo? Ntabwo byakunda. Ariko ayo mategeko n'ayandi ari muri Bibiliya mu isezerano rishya yose yahuye ahinduka amategeko y'Imana ayobora umuntu w'Imana kugira ngo akiranuke. Kubera iki? Ukamera nk'upinze. Rero Imana ntabwo ari kwishaka. None se ubwo abantu twabwirwa n'iki ibyashifitinze biva mu mategeko ya kera bikimukira mu isezerano rishya n'ibyasigaye? Ijambo ry'Imana rirabivuga, na Yesu yarabivuze ngo ntimwibwire ko naje gukuraho amategeko, ngo naje kuyasohoza. Aho hantu hadusobanurira, ntiyaje gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyasohoza. Ibyo bintu bisobanuriye. Urugero, niba Yesu wenda tukadufata nk'itegeko rimwe mu mategeko 10 ya Mose, sibyo? Wenda dufate nk'itegeko rivuga ngo ubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka. None se tuvuge ko Yesu yaje gukora itegeko ryo kubaha ababyeyi? Urugero, ahubwo yaje gusohoza, kuko yaravuze ngo ndi umwe na Data, umbonye ababonye na Data. Se ngo ni intumwa mu cyimbo cya se. Bivuze ngo yubahirije isi ari w'Imana Data. Biravuze ngo we ngo naho ni rimwe fasha n'irindi ntabwo urugero, ariko yaravuze ngo ntabwo naje kuyakuraho, naje kuyasohoza. Nuko urugero ngo hayi ndifasheho hazari ubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka. Nawe akavuga ngo umbonye ababonye na Data. Wibuke ko no mu gihe byari bikomeye, ari mu gashyamba, yaravuze ngo niba bishoboka Data. Bivuze iki? Biravuze ngo ntigeze nawe ubwe ntiyigeze ahemukira Imana. Bibiliya iravuga ngo uwo nguwo nubwo yari Imana yemeye kwambara kamero k'umwana w'umuntu ndetse umugaragu w'imbata kugira ngo aducungure. Aho ni ijambo rivuze ngo yemeye kunyura mu nzira y'inzitane kugira ngo yubahirize inshingano cya mbere ya misiyo y'Imana ariyo Data wa twese ari nawe se. Kabiri, yemera kuganduka kugira ngo Imana imubone nk'umwana wumvira. Aho rero biravuze ngo ntabwo iyo niwe rugero rwiza rwo kubahiriza amategeko. Ikindi, abayuda baramugerageje. Ibintu umbaza byose bifitiye ubusobanuro. Baramugerageje baravuga ati ni ngombwa ko umuntu atanga imisoro, ngombwa ko umuntu atanga ibintu by'amahoro n'ibiki. Ahita ababwira ngo nimunzanire hano idenariyo, ndumva nicyo yavuze, munzanire hano. Barazana, sibyo? Arababaza ngo iyi shusho mbonaho ni yandi.
ambwira ngo ni iya Kayizari. Aravuga ngo rero nuko iby'Imana ngo Imana ariko n'ibya Kayizari mu bihe Kayizari. Aho rero abantu ntibahakakwepe bagomba kubimenya. Nuzumva bataragiye bamugerageza. Nuko batamugerageje akurumva aho bari bavanze politike nibyo mu rusengero. Ubwo rero urumva ibyo erega n'abariho none ntuze kugira ngo baroroshye. Aba.com bo noneho abikubwira yarasomye afite amakano ko kuba ari incabwenge. Yego n'abari abayuda n'abafarisayo ntibari boroshye. Ntabwo bari boroshye. N'abakoresha bikuru ntibari boroshye. N'abasadukayo ntibari boroshye. Nabo bari barize. Nabo bari barize bari barasomye. Ariko abanone bo banagendana n'imbaraga z'ikinyejana n'ikoranabuhanga rihari. Kuko bari abantu ntabwo tubona ama smartphone bari batunze. Ayaraha bari bafite uburyo bari bafite ubundi buryo bwa communication ariko butagendanye n'uburiho none. Abantu rero kubera isi avuga ngo yabajyanye mu kindi kirere cyangwa mu yindi dimension bo nibo bakweho. Rero kuri icyo sinzi ni gusobanukiwe icy'amategeko avuga n'impamvu Yesu yavuze gutyo. Ni ukuvuga ngo yaje ataje gukuraho amategeko ahubwo aje kuyasohoza. Bivuze ngo iki? Nko gusohoza itegeko abantu bagiraga. Itegeko risohoye bivuze ngo ni itegeko ritakiri nk'urugero ntabwo kiri imbata y'amategeko ahubwo uri imbata ya Kristo. Urumva atarisohoje se? Nk'urundi rugero urumva niba umuntu yari afite itegeko ko kugira ngo icyaha kimuveho ari uko agomba kubona inuma y'umuntu. Urumva kugira ngo Yesu aze amareho ibyo bintu byose itegeko aba yarishoje. Ko kera aba yamaze kuryambura ububasha bwo gutwaza igitugu umuntu. Nta umuntu wese uzabona umuntu wese wakiriye Yesu akamubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Umuntu wese wakiriye Yesu akamubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwe nta n'icyo aya mategeko ajya amubwira. Uzima ngo ntacyo amubwira kuko ubwami bw'Imana umwuka wa Kristo urusha cyane ayo mategeko imbaraga. Nta naho ahurira nayo kuko ntago amureba. Ikimureba ni Kristo kandi ubwami bwa Kristo bufite ibyo bwemera n'ibyo bwanga. Icyo gihe rero yemewe gutwarwa na bwa bwami yisanga n'amategeko yayubahirije. Nicyo nari ngiye kuvuga. Sinzi ni muramfasha. Iryo jambo kuvuga ngo Kristo yaje gusohoza amategeko ngira ngo urimo tugana ku musozo. Sigaje utubazo nka tubiri. Urabona Abisiraheli nibo model n'ubwoko bw'Imana. Njya numva n'abakristo bavuga ngo twebwe ngo turi Abisiraheli nitwe Bisiraheli. Turi Abayuda turi iki mu by'ukuri turi Abaheburayo. Noneho ugasanga ibi byose tuba tuvuga ngo amategeko y'ibitambo y'amaturo ibiki byose ukuntu byashyizwe ugasanga bino bintu byashyiriweho Abisiraheli nibo bahawe ibi bintu. Rero ko tuvuga ati natwe turi Abayuda nitwe Bisiraheli b'iki gihe. Ukibaza kubera iki tudafata ibyo bintu uko babaga ahubwo buzima ngo tubifate tubikopiye natwe tubeho nk'uko babaga. Hari aho tutari buhuriremo hari naho turi buhuriremo. Irya mbere twebwe duhinduka Abisiraheli ku bw'isezerano ry'amaraso ya Yesu. Kubera iki? Ijambo riravuga ngo amashami y'umwelayo yarahwanyuwe hanyuma homekwaho cyangwa se amadikwaho ay'umunzenze ariyo twe. Nuvuga ngo ishami ryahwanyuweho nirihe? Nukuvuga ngo nibi abayuda bagombaga guhitamo cyangwa kwemera ko Yesu yaje akabapfira. Ubu hari abayuda benshi batazi ko Yesu yaje benshi cyane urumva. Hanyuma kutabimenya rero bingana no kwinyora no guhinyura ubuntu bw'Imana. Wabyumvishe? Kwaro ko bazacungurwa hari Imana ivuga kuri bo mu gucungurwa kwabo. Hari Imana bivugaho ariko duhurira herero. Noneho tuza guhurira. Ariko tunaragera ku guhura abo Bisiraheli aho niho tudahurira. Bo na Bisiraheli kubw'isezerano ry'ubwoko bwabo cyangwa isezerano Uwiteka Imana yagiranye na sekuruza Aburahamu. Ariko twe turi Abisiraheli kubw'isezerano ry'amaraso ya Yesu. Twometswe kuri cya giti. Uzasanga ari n'ijambo rivuga ngo niba amashami nyirizina yarabashije kuvanwa ku giti
cy'umwelayo hakomekwaho umwe umwunzenze ntabwo ati iryometsweho n'ibyoroshye kuri wanyura kuruta irya karemano sicyo bivuze biravuze ngo twebwe turamutse dukenesheje ubuntu bw'Imana byoroshye cyane kutunaga ku ruhande kuko na ba nyiri amasezerano hari uko babaye nk'abakirwa ku ruhande murabyumvishije twebwe biroroshye kuko ntabwo ari kavukire twebwe turahuzwa n'isano y'amaraso ya Yesu icyo rero waruvuze ngo tugomba kubahiriza amategeko yabo ntabwo ari byo kuko twe dufite kuba bo kwizina no kwisano yaho duhurira ariko ntidufite kuba bo kuko hari aho tutandukaniye ndaguha urugero jambo ry'Imana ritubwira inkuru z'igihe Yesu yari ari gusubira mu murwa i Yerusalemu ngo ageze mu nzira atuma abigishwa arabwira ngo mujye imbere aho mu kirorero muri buze kubona icyana cy'indogobe kiri kumwe na nyina iyo nkuru urayizi iyi nkuru niyo isobanura noneho b'Abayuda b'Abisiraheli nyakuri natwe abanyamahanga cyangwa bari abanyamahanga abari abanyamahanga ni batwebwe twahawe isezerano ku bw'amaraso ya Yesu noneho iki cyana cy'indogobe nicyo kirepresenta twebwe iyi ndogobe yitwa nyina yagumye ku kiziriko bazituri cyane ngira ngo warahasoma iki cyana cyarazituwe nyina isigara ku kiziriko ikiziriko nicyo cyitwa amategeko agenga Abayuda iyi ndogobe y'umwana yabohowe cyangwa se iki cyana cy'indogobe nta muzambonera cyongeye kugaruka ku kiziriko cya nyina cyagiye kigiye tugarura rero ku kiziriko Yesu aducunguye twagiye tugize gute tugiye ndabisobanura nukuvuga ngo impamvu bagumye ku kiziriko nuko batigeze bemera ko yaje kubacungura aho ryaje bivuga ngo yaje mube ariko abe aje mubye ariko bamwimira abe barabimwima yego nukuvuga ngo Yesu Kristo yarashatse kuvuga ngo ngiye gucungura abanyamahanga ari nayo mpamvu wabonye yahise akatira ku Musamariya yari yaranenwe yari yaraciwe wibutse ko Abasamariya bari ubwoko bumwe n'Abayuda ahubwo bari barashatswemo n'abanyamahanga barivanga bahita babaca barabanena babita abantu bahumanye ubwoko bugize gute buhumanye twebwe twara abanyamahanga tudafite isezerano ry'ibyiringiro ry'ejo hazaza kubera ko ako tuvuka urabyibuka ku cyo bita descendance iyo descendance ntabwo twe twayigeragaho nuvuga ngo niba wenda urugero Imana niba Aburahamu abyaye abana no reka turebe wenda kuri Isaka yabyaye Yakobo ariko abyarana Esawu Imana itivuga ati nzakomezanya n'urubyaro rwa Yakobo ariko Edomu we ari we Esawu iramureka ariko ntibyamubujije kubyara natwe twari abantu bagiye bakomoka ku bantu nk'abo ukavukana n'umuntu Imana ikavuga ati ndikomerezanyeza n'uyu ariko uyu nguyu ndikomezanye nawe nuko twagiye tuboneka duhinduka abanyamahanga kuko isezerano ry'Imana ritari riri kuri twe direct yego sinzi none ndi kugera mu busobanuro bw'ibyo noneho rero Yesu aravuga ati abanyamahanga mubo ngomba gupfira nabo bagomba kuzamo kuko nabo n'ibiremwa bararimo arangije rero ati ubwo Abisiraheli nyabo Abayuda banze kwemera ko ndi umucunguzi wabo ngiye gucungura abanyamahanga mbakura ku kiziriko cy'amategeko batazasigara bayasangiye n'Abayuda kuko ntibahwanye faveri ntabwo duhwanyije faveri buriya n'abantu barwanya Abisiraheli baba bariko bameze nk'abashushingirira amashu nta kintu wakora ngo batsinde bariya bafite isezerano rya none n'ejo hazaza rikomeye so rero tuva ku kiziriko kuko twebwe nubwo dufite gucungura ariko haraho dufite ibitugomba nishije tuvanwa ku kiziriko cy'amategeko Yesu Kristo niyo mpamvu yinjiranye n'ira cy'indogobe ajye ku inyuma y'umurwa akakinjirana mu murwa
nta wundi muntu wari kuzatwinjiza mu rugo, nta wundi muntu wari kuzatwinjiza muri gakondo, nta wundi muntu wari kuzatwinjiza mu burenganzira bwacu, nta wundi muntu wari kuzadusobanurira agaciro kacu, nta wundi muntu wari kutwitaho Yesu yatazi. Kandi yaramuka dusize inyuma y'umurugo byari kuzatugora kuwihingukamo, twari kuguma kunenwa. Ariko kuko Kristo yari amaze gucungura yavuze ngo byose bigize gute birarangiye, umwana w'umunyamahanga cyangwa se umunyamahanga wemeye Kristo akamubera umwami n'umukiza yahawe ijambo ritamushyira ku kiziriko cy'amategeko y'abayuda, ahubwo rimushyira ku kiziriko cyo gucungurwa n'amaraso. Urabyumvishije noneho? Sibwo ntibyumvikanye? Birumvikana cyane. Iryo jambo muvuze rivuga ngo yadukuye ku kiziriko, ikiziriko gisigara na nyina w'indogobe, aza yinjira mu murwa ajyanye n'icyana cy'indogobe. Niko twinjira mu bwami bw'ijuru twinjijwemo na Kristo. Tuvuye ku kiziriko cy'itegeko iryo ari ryo ryose. Aho nituvuye kuri ayo mategeko yaratuziritse, hazamo amoko y'amategeko atuzirika ni menshi. Hari icyo bita amategeko, icyo bita descendance, ariyo bita karande, amategeko yaho yakavukira. Uburaba ubwo bubata nabwo iyo winjiye muri Kristo buvaho. Noneho hakaba n'amategeko y'icyaha kidutandukanya n'Imana ari urusika. Hakaba n'amategeko y'uko twari kuba twebwe twizeye Yesu uzaza kandi yaraje. Ibyo byose yabihanaguyeho. Arabangurekana ntwari cyane cy'indogobe kigereranywa n'abanyamahanga. Ni icyana, ni ishami rivutse kuri nyina, nkuko bya jambo ryavuze ngo nafashe ishami ndyomoraho ishami nyirizina, nomekaho ishami ry'umunzenze, ndihindura ishami ry'agaciro, ndihakonka amashereka, rironka rirakomera, none rero niryitwara nabi nzarihagura kuko biroroshye kurihagura kuruta rya rindi rya nyir'ubwite. Ngayo nguko. Urumva rero ko ni bya bindi twavugaga abantu bakijijwe n'ubuntu bw'Imana. Yego. No kuvuga ngo cyaba ari igitutsi gikomeye kubwira umuntu wacunguwe n'amaraso ngo akomeze akurikiza imihango y'amategeko yahawe abayuda. Biragoye kuko nk'urugero hari n'ikindi abantu bakoreshaga, wenda tujye tunabivuga abantu babirebe nko mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, bari mu bice muri bitatu uhereye mu mirongo yaho, uhereye ku ya gice cyose harimo amakuru avuga cya gishushanyo cy'inzoka Mose yacuze, ukirebyeho wese inzoka yari yamurire mu butayu agakira. Ngo bakigize n'ikigirwamana bakomeza bagisenga. Uzabisome. Ndabizi. Urabizi. Noneho rero urumva Kristo amaze kubambwa cyahise gita agaciro. Niko n'ijambo rivuga ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, abarembejwe bose bakayireba, niko n'umwana w'Imana yagombaga kumanikirwa abari mu isi yose kugira ngo umwizeye wese atarembuka ahubwo ahubwo ubugingo buhoraho. Bivuze rero ngo iriya nzoka ibyo ni bimwe mu byo Yesu yakuyeho. Hari n'ibindi ubwo tukumbuye kereka batubwiye bati mutubwire umubare twabivuga birahari, ariko turi kugenda dusobanurira abantu kugira ngo abantu be kwiyobagiza. Erega abantu buriya hari nk'igihe umuntu aguhamagara ngo se ngo barakira nacyo ni icyaha, buriya abagukina abakubeshya, kuko icyaha gitangira mu mutima wawe. Umutima ahubwo umubwiye kubaza uba watangiye kumubwira ko ari icyaha, watangiye kumureka. Kandi Bibiliya ngo imitima itaducira urubanza turatinyuka. None umutima wo gucira urubanza utinyutse ute? Ngewe niyo nakubwira ngo utinyuka ndi umupasiteri, ariko umutima wawe wakomeje kubwira ngo no, burya no yo umutima ni no y'ijuru. Kwirwa rero wubahiriza ibya pasiteri ngo nuko ndi pasiteri ni ubujiji n'ubuswa. Yego. Ngaha nguko rero abantu barasobanukiwe kandi barakomeza kubyumva pe bigenda bihura, kuko hari ahantu nigeze mbona Paulo azanye ubutumwa bwiza bw'ubuntu bubohora abantu. Hari ubwo yabwiye abayuda abanyamahanga mwe kubahatira gukebwa, rero muri abayuda ni mukebwe, ariko abanyamahanga bo mubareke ntibakebwe kandi barakizwa, baruzura umwuka wera, ubwami bw'Imana burabemera kandi batakebwe nyine. Kandi abayuda bo bafite itegeko ryabo ribazirika kugukebwa. None se ko Imana yababwiye ngo bakebwe, ngo umuntu wese ngo cyo yambariyeho agikebe umunwa, ko ntacyo wabihinduraho, ariko ko itigeze ibwira abanyamahanga
kandi ko burya nabirya wabonaga babategekaga byaturukaga kuri ya migenzo yo wabaga yibye umukobwa wabo yamwiba noneho bakavuga bati rero kugira ngo basi Imana izatwice atumubwire nawe akebwe. Hari naho wa mundi babandi bibye Dina bahise babategeka gukebwa umudugudu wose, abahungu babiraramo barabica kubera bari bafite ibisebe biri kubajunga. Rero icyo navuga kandi gikomeye, abantu bakwiye gusobanukirwa ukuri, ntibajye hirya y'ukuri, ahubwo ushaka kumenya akamenya. Ubu ni ishuri ryo kumenya. Tubwira abantu ngo bicare batera agatebe bumve. Kandi buriya abantu benshi bayobeye mu bintu nk'ibi, usanga njya nkunda kubwira abantu basenga dukwiye gutambuka tukava mu rugero n'imibereho yo kumera nk'ikinyugunyugu. Muri ikinyugunyugu ngo kigira amasezerano y'uko ibintu byose kikuye cyo twabwo n'ibi ni ibyacu, n'ibi ni ibyacu kigahobagira. Ariko ntabwo umuntu w'Imana akwiye kubaho gutyo. Wagiye wavuga ngo ibi ni ibyanjye, ibi ndabyemerewe. Hari ibyo wemerewe n'ibyo utemerewe kubera ko uri umuntu w'Imana. Yego. Ayo murakoze cyane, ndumva umwanya twaba twageneye ikiganiro urimo uragenda cyane. Tubajije twabaza ibintu byinshi, hari ntabwo twarangiza, tuzakomeza dukora ibiganiro dusobanura ibintu by'ubwami bw'Imana, ariko ikiri cyo Kristo yatwinjije mu bwami, kandi itorero ry'Imana ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Inyigisho z'intumwa nizo Kristo yigishije abantu bayobowe n'umwuka w'Imana bemera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Izi nyigisho zirahari, abantu bakwiye kuzikurikiza. Ibyo twigishijwe n'intumwa birimo ukuri kose gushobora gutuma umuntu abaho atari imbata y'amategeko. Kuba imbata y'amategeko cyangwa kubohwa n'imigenzo bishobora gutuma ubuntu bwa Kristo utabwakira uko bukwiriye cyane. Reka tuzaganire. Hari n'ibindi njya numva abantu bihumurizamo kumubona aravuze ariko ubone kunywa inzoga n'icyaha ngo byanditse. Bazaze mbereka imirongo myinshi ya Bibiliya ibyemeza ko kunywa inzoga ari icyaha. Tureke byarindi byanditse gusa ngo bino ni umukobani, inzoga zirakubaganisha. Reka tuzabereka n'ayandi avuga ko kunywa inzoga ari icyaha. Yesaya ifite, muri Yesaya hari hano nasomye havuga ngo zabona ishyano no kuzenga. Hari ngo n'abazindurwa no kunywa inzoga n'abavumba, abazindurwa no kuzivumba kugera ubwo zibahindura abasazi. Hari aho bagera bakavuga ngo uzinduwe no kuzivumba ariko ntiziguhindura umusazi, nta kibazo. Kandi oye ni mbere gucurika Bibiliya yavuze ngo bazabona ishyano abazindurwa no kuzivumba no kuvumba, kugera ubwabyo byonyine kuzinduka arizo zikuzinduka. Nge akanyishe kabiri noneho zikavugira n'umusazi. Urumva abantu bashaka kuvuga ngo ntuzivumbye kandi yavuze ngo bazabona ishyano abazinduka. Nge akanyishe ngo bazabona ishyano abagira imbaraga zo guturira ibisindisha. Urumva uwo muntu si ikibazo cy'uko yazinyoye, ahubwo ikibazo ni uko afite donke we yamaze gushyiramo agatege mu kuzenga cyane. No kuzenga ni bibi. Abantu rero ntibashaka kubyumva, kandi iyo bivuze hari n'ingirwa barokore batinyuka bakavuga ngo rwose ngo byanditse. Niba ari uko basomye bikeya bikanabashuka, umuntu asoma bike yana kwibeshya akibeshya ko hari icyazi, ariko tubakura inzira ku murima. Vino ni umukobanyi. Imana ntigeze yemera abantu kuba mu bisindisha, ntigeze kwemerera kunywa inzoga. Nunayinywa uzamenye ko uyinyweye nk'abandi bapagani bose, ariko nta na hamwe nowe ntigeze yemerera umuntu kunywa inzoga. Twe turaba umwuka, turaba mu isezerano rishya. Mu isezerano rya kera tubona Bibiliya abantu barazinyuye, ariko abantu b'umwuka isezerano rishya dufite ibindi bintu twahawe bitandukanye n'iby'abantu bo mu isezerano rya kera. Hari ibintu by'umwuka twakira. Hari umuntu wo mu isezerano rya kera wuzuye umwuka wera akavuga ururimi rushya? Ntawe. Hari urimo? Ntawe. N'abariya bose babaye ibitangaza. Iryo ni isezerano ry'abantu bo mu isezerano rishya, isezerano ryakomejwe n'amaraso ya Kristo cyane. So rero hari ubundi buzima abantu babamo. Dusoza twavuga ngo abantu ikindi no mu isezerano rya kera hari abenere kandi
hari abareka yego ubwabo Yeremiya umva ukuntu Imana yaramubwiye ngo genda ubwira abareka bamwe inzoga bamwe rwose ubazanira ibibindi batereka ngo aragenda arabatereka ati muze mu baramubwira ati wapi bacyaha abadayimoni bati mu izina rya Yesu titoka dayimoni haravuga ati ko muri kunyaha mubaye iki baramubwira bati sogokuru za Yonatani atarapa twari twararaye Imana ngo tutazigera tunywa inzoga yaratubujije kandi iyo ndahiro twarayikomeje Imana iramubwira ngo nta kintu nshaka kwigisha Yeremiya we ndashaka kubwira ngo niba abantu barubashye indahiro barahiye ababyeyi babo kuki abantu batubaha indahiro yanjye kubera iki koko kuki abantu banze kunyuma koko niyo banyubahisha akanwa n'iminwa ariko imitima yabo kamakuru Imana yari ibabaye yari ishaka kumwereka ko abantu bamaramaje banyabo bahagaze ku ndahiro y'umubyeyi none ni gute mwebwe usibye n'iyo umubyeyi yanjye mwayisuzuye rero abantu ntibe kwiyohereza nabonye hari abarokore basigaye ngo bashyira ngo ku musego kandi bazana utuntu twita ngo ni utuve abandi bakatwita ngo ni uduki abandi bakanywa amarikeri abandi ngo barwaye mu nda abandi ngo babuze alcohol mu mubiri abandi ngo babitegetswe na muganga ariko reka ibi bintu tuzabikoraho ikiganiro cy'umwihariko ako kantu wari ugezeho tuvuge ubuhamya bw'abantu tubivugeho neza tutange fagiti ibyo abantu bishingikirizaho ibyo bababwiye ibyo bavuga n'ukuri kw'ibiriho gasoreze ko naka tusenge umugabo yari umukene bukeye Imana imuha gukira ariko umugore wateranye n'abandi bagore baramwoshye mbone no kubwira abantu twese babikora kubera urugomo n'akakungu urwoshyo noneho baramubwira bati ariko akayoga kararyoza ko wabaye umukire wazamuye arangije aravuga ati umugabo wanjye akabya ibyo gukizwa ntabwo yabyemera baramubwira bati huye si utwite uzamubwire ko bebe ari ushaka inzoga umugore yageze mu rugo bati akahinja ntwite bebe nawe tazankoresha ibitangaza undi ateze ataka bebe kari gushaka byeri tikari gushaka byeri n'ukuri none aho ahubwo ndibaza ati urayitwara he kuko umugabo wanjye barabona ufite byeri urumva bayamaze kwemeza ko iri buze hari ukuntu abantu bagendera mu kigare bagana konfirima urayitwara he none umugabo nawe ahita aramubwira ngo rero madamu sinanga kuguha inzoga ariko ikibazo nta mafaranga ngira aya mafaranga yose ubona nayahawe na Yesu n'imizanyo ye nafata amafaranga ya Yesu nkayagura inzoga ntabwo byashoboka madamu umugore atuye turumva bebe tameze nabi aramubwira ati mvabuze n'ikindi yewe reka nkubwiraho kugira ngo nshobore ku mwami wambaye amafaranga ahubwo reka nkugire inama ati aka gahinja gatangiye gusinda kari mu nda kageze imusozi nitwaza agakira kihorera iyo ndivemo tuzasama iyindi nda nzima itarimo agasinzi nkako abivuze umugore nyine abona ko maramaje umugabo yamubwiye ati yireka igire gute ivemo neza ugira ngo yavuyemo kandi yari pranka inda yagumye ahubwo urumva yabeshye yakana birangira rero abantu bafite ibyo bintu kandi urabizi ko bajya babikora si umwe si babiri n'abandi badamu bajya babikora bango bebe ngo yararikiye akabyeri yararikiye so rero tuzaganire nta kibazo abantu navuze ngo bajye baduha comment batubwire uko babyumva kandi icyo muzajya muvuga mukagitindaho tugeraho ko twebwe duhari ku bwanyu no kubera Imana rero umugisha numva hari twasenga. Urakoze cyane inshuti bakundwa mwari mudukurikiye. Comment zanyu, gusharinga ibiganiro byacu, kuduha subscribe no gushyigikira umurimo w'Imana. Turasoza tubabwira ngo nituyoborwe n'umwuka kugira ngo tudakora ibyo kamere irarukiye. Reka dusenge Imana. Urakoze Uwiteka Nyiringabo. Haleluya. Ubanye natwe muri iki kiganiro cyiza. Uhe mwene data turi kumwe umugisha, uhe mwene data dukurikiye umugisha, n'umuntu wese uzumva iki kiganiro umuhe umugisha, umwuka wera akomeze ayobora ubuzima bwe. Kandi nawe utarakizwa, Kristo n'umwami wawe aragutegereje, agutegeye amaboko
umwakire. Imana ikomeze ibane natwe mu izina rya Yesu, amen.